Iyi nkuru ishingiye ku ikusanyirizo ry'ibitekerezo byanditswe ku bitangazamakuru by'ahano imbere mu gihugu kugeza ku itariki 25 Werurwe 2024 gusubiza inyuma mu mwaka wa 2023 aho ikibazo cyatangiriye. Turagaruka kubivugwa ku byateye kubirirwa irengero kwa Gatabazi J.Marie Vianney wigeze kuba guverineri bikekwa ko yaba afungiwe ahantu hatazwi. Nyuma y'amezi 8 Gatabazi J.Marie Vianney wigeze kuba minisitiri w'ubutegetsi bw'igihugu akaba na guverineri w'intara y'Amajyaruguru atagaragara mu ruhame bikomeje kwibazwa ahantu yaba ari hagendeye ku kuba yarakundaga kugaragara ku rubuga rwa X uru rwahoze rwitwa Twitter. None magingo aya akaba bigaragara ko amaze igihe kirekire adakoresha urubuga nk'uko bigaragara ku rubuga rwa X uru rwahoze rwitwa Twitter. Gatabazi J.Marie Vianney yatangiye kutagaragara mu ruhame mu ntangiriro za Kanama 2023. Byatunguye benshi kuko uyu mugabo n'umwe mu bahoze bakoresha urubuga cyane ndetse nk'umwe mu bagiye bahabwa imyamyi ikomeye mu buyobozi bw'igihugu yakundaga kurwifashisha asubiramo bumwe mu butumwa n'inama za Perezida Paul Kagame. Usuye urubuga rwe usanga Gatabazi J.Marie Vianney wereka kwandika ubutumwa ubwo ari bwo bwose kuri X ku itariki 20 Nyakanga 2023. Kuri uwo munsi yashimangiraga Perezida Paul Kagame wari wahaye imbabazi abirukaga kwitabira umuhango wari wiswe wo kwimika umutwari w'abakono werukaga kubera mu Kinigi mu karere ka Musanze. Binakekwa ko ari byo byinshi nyuma y'iribura ry'uyu mugabo. Icyo gihe yagize ati, mwarakoze nyakubahwa Perezida wacu Paul Kagame ku nama, impanuro no kudukebura. Mwitubitsa ko umurongo twahisemo nk'abanyarwanda wo kubaka igihugu gishingiye ku banyarwanda, national identity, tuyobowe n'intekerezo ya ndi umunyarwanda, Rwandan spirit ya sano muzi iduhuza twese. Yakomeje agira ati, nyakubahwa Perezida Paul Kagame, imbabazi mwaduhaye tuzazubakiraho turwanye byimazeyo ikintu cyose cyashaka gusenya ubumwe bw'abanyarwanda kuko ari zo mbaraga zacu. Tuzaharanira kandi ko no gukebura uwo ari we wese washaka kujya mu mitekerereze ishingiye ku dutsiko sibyu abundart. Nyuma y'igihe kinini atagira icyo yandika kuri urubuga yakundaga gukoresha amakuru ahurizwaho n'abantu benshi avuga ko Gatabazi wanigeze guhagararira ishyaka RPF Inkotanyi nk'umudepite mu nteko ishinga amategeko y'abafunzwe. Aya makuru anemezwa na bamwe mu nshuti ze baganira na bamwe mu bamenyesha amakuru dukesha Inkuru. Nubwo nta wemeza ko uyu mugabo yaba afunze, icyakora nubwo bihurizwaho n'abantu benshi, kugeza ubu nta rwego rubishinzwe ruragira icyo rubitangazaho kuri rifungwa rikekwa ry'uyu mugabo cyangwa se ngo byemezwe ko yaba amaze aya mezi asaga 8 akurikiranyweho ibi byaha. Uyu muyobozi asa n'uwaburiwe irengero nyuma y'uko bimenyekanye ko yari umwe mu bakomeye bitabiye umuhango wo kwimika Kazoza Justin wari wahiswemo n'abakono bagenzi be ngo ababera umutware. Kuri ubu nawe Kazoza utakigaragara mu ruhame. Mu bandi byamenyekanye ko bitabiriye uyu muhango harimo abasirikare 3 bo ku rwego rw'abakoloneli, ndetse muri Kanama mu mwaka ushize Perezida Kagame yatangaje ko umugaba mukuru w'ingabo z'u Rwanda General Mubaraka Muganga wari uri icyo gihe yamumenyesheje ko yabafunze. Icyakora Gatabazi nk'umwe mu bari abanyamuryango bakomeye muri RPF Inkotanyi ntibizwi niba yaba yarahawe igihano gisa n'icyabo. Mu Gushyingo ahani mu 2022 nibwo Gatabazi J.Marie Vianney yirukanwe na Perezida Paul Kagame muri Minisiteri y'Ubutegetsi bw'Igihugu asimburwa na Musabyimana Jean Claude kugeza ubu ukiyoboye. Ubwo yari amaze kuvanwa kuri uyu mwanya yanditse ubutumwa burimo ubusaba imbabazi Perezida Kagame kubw'intege nke yemeye ko ashobora kuba yari yaragiye agaragaza, amwizeza ko yiteguye kwiga no kwikosora. Uyu mugabo wagiyeho avugaho andi makosa menshi kandi imbabazi nk'izi yazisabye muri Gicurasi 2020 ubwo umukuru w'igihugu yamuhagarikaga by'agateganyo ku nshingano za guverineri w'intara y'Amajyaruguru yari afite ngo abanze akorweho iperereza ku makosa yakekagwaho. Uyu mugabo yakomeje kugenda avugaho byinshi kugeza uyu munsi. Reka dusubize inyuma terero uko ikibazo cyari cyifashe. Ngo biravuga ko Gatabazi J.Marie Vianney wakoze ari muri guverineri y'abafunzwe aha ni mu mwaka w'2023. Amakuru yavugaga ko Gatabazi J.Marie Vianney wahoze ari minisitiri w'ubutegetsi bw'igihugu y'abafunze. Uyu yigeze no kuba guverineri w'intara y'Amajyaruguru ngo yaba ari mu rwego rw'igihugu rw'ubugenzacyaha RIB, Rwanda Investigation Bureau. N'amakuru yari yatangiye guhihiswa ku mbuga nkoranyambaga aha byari ku mugoroba wo ku itariki ya 1 Kanama 2023. Nacyo urwego rw'igihugu rw'ubugenzacyaha rwari rwagatangaje kuri aya makuru. Gusa byari byatangiye guhiswa ko nyuma y'uko uyu munyapolitiki yari yitabye umuhango wo kwimika umutware w'abakono
ngo yaba afunze mu by'ukuri birasa n'ibyo twatangaje uyu munsi, ndetse birasa neza hafi 100% kuko nta cyahindutse nta n'ikigeze cyiyongeraho usibye igihe gusa. Amakuru aravuga ko Gatabazi J.Marie Vianney uhoze ari minisitiri w'ubutegetsi bw'igihugu ndetse akaba na guverineri w'intara y'Amajyaruguru ngo yari ari mu maboko y'urwego rw'igihugu rw'ubugenzacyaha RIB, gusa nta kigeze gitangazwa koko niba uyu mugabo yaba arimo ari, gusa byakomeje kugaragara ko atagaragara mu ruhame. Ni amakuru yatangiye guhwiswa ku mbuga nkoranyambaga aha byari ku mugoroba kwa kabiri ku itariki ya 1 Kanama 2023 nk'uko nayo mbikubwiye. Ntacyo urwego rw'igihugu rw'ubugenzacyaha RIB rwari rwagatangaje na n'ubu kandi Gatabazi J.Marie Vianney ayerekwaga gusaba imbabazi avuga ko yateshutse akagana imitekerereze ishingiye ku dutsiko aho gukurikiza umurongo w'igihugu wo gushimangira ubumwe bw'abanyarwanda ndetse na gahunda ya munyarwanda. Abinyujije ku rukuta rwe rwa Twitter yakoreshaga icyo gihe uru rwahindutse X, bimwe mu byo twagarukagaho aha nibwo yavuze ko atazongera kwijandika mu bikorwa biganisha ku gucamo ibice abanyarwanda. Byasaga n'ubutumwa bwe bwa nyuma kuri Twitter ndetse n'ibisezera ati murakoze nyakubahwa perezida wacu ku nama impanuro kudukebura mutwibutsa umurongo twahisemo nk'abanyarwanda wo kubaka igihugu gishingiye ku banyarwanda, tuwe n'intekerezo ya ndi umunyarwanda yasano muzi iduhuza twese. Ibi n'ubundi nibwo butumwa duheruka kubona ati imbabazi mwaduhaye tuzazubakiraho turwanye byimaze ikintu cyose cyashaka gusenya ubumwe bw'abanyarwanda kuko ari zo mbabazi zacu. Tuzarinda kandi no gukebura uwo ari we wese washaka kujya mu mitekerereze ishingiye ku dutsiko. Tariki ya 18 Nyakanga 2023 umuryango wa FPR Inkotanyi wasohoye itangazo ryamagana igikorwa cyari cyahuje abantu bakimika umutware w'abakono igaragaza ko bisubitse inyuma intambwe yatewe mu kubaka ubumwe bw'abanyarwanda. Umuhango wabereye mu murenge wa Kinigi aha byari mu karere ka Musanze ku itariki ya 9 Nyakanga 2023 aho bamwe mu bakomoka mu bwoko bw'abakono bari bahuriye hamwe bakimika umutware. Aha byavugaga ko abari bitabiriye iki gikorwa atari abakono bose muri rusange ahubwo hari n'itsinda ry'abantu bamwe biganjemo abagogwe bari bafite inkomoko muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ariko banafite inkomoko mu bice bya Kinigi ahandi mu majyaruguru burengerazuba bw'igihugu ndetse n'ahandi yewe hagiye hatandukanye. Dukomeje ariko tugasa n'abasubiza amaso inyuma, Perezida Kagame hari icyo yari yavuze kuba mumenyesheje bwa mbere ibyiryo y'imikwa ry'umutware w'abakono ntandarumuzi yibura mu ruhame rya Gatabazi J.Marie Vianney. Perezida Paul Kagame kuwa gatanu ubwo yahuraga n'abavuga rikumvikana bo mu ntara y'Amajyaruguru nibwo yari yasobanuye ko yamenye neza ko habaye umuhango wo kwimika umutware w'abakono. Iyi ni inkuru yari yasohotse ku itariki 23 z'ukwa 8 2023 ku isaha 4:14 ku itariki ya 9 Nyakanga nibwo kandi mu Kinigi hari habiri umuhango wo kwizihiza wakazuza Justin aho yari yimitswe nk'umutware w'abakono mbere yuko yegura kuri izo nshingano mu minsi mike yari yakurikiyeho. Uyu mugabo yari yeguye nyuma yuko ngo yaba we ndetse n'abarimo abayobozi bitabiriye iriya mihango bari bamaze iminsi botswe igitutu bijyanye no kuba ibyo bari bakoze byari byarafashwe nk'ikibangamira uburimwa muntu ndetse na gahunda ya ndi umunyarwanda. Perezida Kagame ubwo yaganiraga n'abavuga ari kumvikana basaga 700 bo mu ntara y'Amajyaruguru ndetse n'Iburengerazuba yavuze ko yamenye iby'uriya muhango wo kwimika umutware w'abakono abibwiwe n'umugaba mukuru w'ingabo z'u Rwanda. Icyo gihe umukuru w'igihugu yari yavuze ko bitangira byari byatangiye yahamagaye kuri telefone na Lieutenant General Mubaraka Muganga amubwira ko hari abofisiye bo muri RDF yafunze kuko bari mu bintu bidasobanutse. Umwe muri abo basirikare bo ku rwego rwa Colonel ngo yari mu butumwa bw'akazi mu mahanga gusabiza kurangira abeshye agaruka mu gihugu rwihishwa kugira ngo aze muri ibi bikorwa. Perezida Kagame ubwo yasobanuzaga Lieutenant General Mubaraka Muganga iby'abari abasirikare bari bagiyemo ngo yamusobanuriye ko ni ibintu by'amoko ko bifite intera ndende mu by'ukuri. Icyo gihe ngo yaramusubije ati uwo mukoloneli wagize neza kumufunga ni ariko mukurikirane mumenye ibirenze ibyo. Aha Perezida Kagame ngo yavuze kandi ko icyo gihe yabajije umugaba mukuru w'ingabo z'u Rwanda niba nyuma yo gufunga Colonel hari n'icyo yaba yakoreye abasivile bitabiriye iriya mihango. Ndamusubiza mu mvugo yumvikanisha ko abasivile batari mu nshingano ze. Perezida Kagame wahise amwizeza ko agiye kumufasha iby'abasivile kuko yaba cyangwa abasirikare bose bari mu nshingano ze. Icyo gihe umukuru w'igihugu yahise ahamagara inzego zitandukanye kugira ngo amenye abari bitabiriye umuhango wo kwimika umutware w'abakono. Atungurwa no gusanga benshi muri bo ari abanyamuryango ba RPF Inkotanyi harimo na Gatabazi J.Marie Vianney kugeza uyu munsi uri kwandika ko ngo yaba ari imbere
mapingu cyangwa se ari imbere y'amaferabito. Umukuru w'igihugu avuga ko aba barimo Gatabazi J.Marie Vianney wahoze ari minisitiri w'ubutegetsi bw'igihugu na vice meya wa Musanze yabahamagaje mu rwego rwo kubaka ibisobanuro by'ibyo bari bagiyemo. Yavuze ko yabajije witwa Andrea Rucyanamuhwe wahoze ari vice meya wa Musanze ati ibi ni biki, undi amusubiza ko ngo barambwiye ngo babitangiye uruhushya, nawe ati ninde wabitangiye uruhushya? Perezida Kagame yavuze ko bitumvikana ukuntu vice meya wakabaye ariwe watanze ruriya ruhushya atazi uwarutanze. Yavuze ko bo yababajije icyo bisigarana mu gihe buri bwoko bwose mu Rwanda bwaba bwiroze ugashyiraho umutware wabwo. Perezida Kagame yavuze ko nyuma y'uriya muhango hakozwe icukumbura ryagaragaje ko imikorere mibi irimo nko kuba amasoko yose akomeye yaragendaga ahabwa Kazoza Justin wari wimitswe nk'umutware w'abakono kandi buryo butemewe n'amategeko. Kagame yavuze ko yiteguye guhangana n'uwo ari we wese uzabangamira ubumwe bw'Abanyarwanda. Nyuma y'amezi 8 Gatabazi J.Marie Vianney wigeze kuba minisitiri w'ubutegetsi bw'igihugu akaba na guverineri w'intara y'Amajyaruguru atagaragara mu ruhame bikomeje kwibazwa ahantu yaba ari hagendeye ku kuba yarakundaga kugaragara ku rubuga rwa X uru rwahoze rwitwa Twitter. None magingo aya akaba bigaragara ko amaze igihe kirekire adakoresha urubuga nk'uko bigaragara ku rubuga rwa X uru rwahoze rwitwa Twitter. Gatabazi J.Marie Vianney yatangiye kutagaragara mu ruhame mu ntangiriro za Kanama 2023. Byatunguye benshi kuko uyu mugabo n'umwe mu bahoze bakoresha urubuga cyane ndetse nk'umwe mu bagiye bahabwa imyamyi ikomeye mu buyobozi bw'igihugu yakundaga kurwifashisha asubiramo bumwe mu butumwa n'inama za Perezida Paul Kagame. Usuye urubuga rwe usanga Gatabazi J.Marie Vianney ureka kwandika ubutumwa ubwo ari bwo bwose kuri X ku itariki 20 Nyakanga 2023. Kuri uwo munsi yashimangiraga Perezida Paul Kagame wari wahaye imbabazi abirukaga kwitabira umuhango wari wiswe wo kwimika umutware w'abakono werukaga kubera mu Kinigi mu karere ka Musanze. Binakekwa ko ari byo byinshi nyuma y'iribura ry'uyu mugabo. Icyo gihe yagize ati mwarakoze nyakubahwa Perezida wacu Paul Kagame ku nama, impanuro no kudukebura. Mwitubitsa ko umurongo twahisemo nk'Abanyarwanda wo kubaka igihugu gishingiye ku Banyarwanda, national identity, tuyobowe n'intekerezo ya ndi umunyarwanda, Rwandan spirit ya sano muzi iduhuza twese. Yakomeje agira ati nyakubahwa Perezida Paul Kagame, imbabazi mwaduhaye tuzazubakiraho turwanye byimazeyo ikintu cyose cyashaka gusenya ubumwe bw'Abanyarwanda kuko arizo mbaraga zacu. Tuzaharanira kandi ko no gukebura uwo ari we wese washaka kujya mu mitekerereze ishingiye ku dutsiko sibyu abundart. Nyuma y'igihe kinini atagira icyo yandika kuri urubuga yakundaga gukoresha amakuru ahurizwaho n'abantu benshi avuga ko Gatabazi wanigeze guhagararira ishyaka RPF Inkotanyi nk'umudepite mu nteko ishinga amategeko y'abafunzwe. Aya makuru anemezwa na bamwe mu nshuti ze baganira na bamwe mu bamenyesha amakuru dukesha Inkuru. Nubwo nta wemeza ko uyu mugabo yaba afunze, icyakora nubwo bihurizwaho n'abantu benshi kugeza ubu nta rwego rubishinzwe ruragira icyo rubitangazaho kuri rifungwa rikekwa ry'uyu mugabo cyangwa se ngo byemezwe ko yaba amaze aya mezi asaga 8 akurikiranyweho ibi byaha. Uyu muyobozi asa n'uwo buri wirengero nyuma yuko bimenyekanye ko yari umwe mu bakomeye bitabiye umuhango wo kwimika Kazoza Justin wari wahiswemo n'abakono. Bagenzi be ngo ababera umutware kuri ubu nawe Kazoza utakigaragara mu ruhame. Mu bandi byamenyekanye ko bitabiriye uyu muhango harimo abasirikare 3 bo ku rwego rw'abakoloneli ndetse muri Kanama mu mwaka ushize Perezida Kagame yatangaje ko umugaba mukuru w'ingabo z'u Rwanda General Mubaraka Muganga wari uri icyo gihe yamumenyesheje ko yabafunze. Icyakora Gatabazi nk'umwe mu bari abanyamuryango bakomeye muri RPF Inkotanyi ntibizwi niba yaba yarahawe igihano gisa n'icyabo. Mu Gushyingo ahani mu 2022 nibwo Gatabazi J.Marie Vianney yirukanwe na Perezida Paul Kagame muri Minisiteri y'Ubutegetsi bw'Igihugu asimburwa na Musabyimana Jean Claude kugeza ubu ukiyoboye. Ubwo yari amaze kuvanwa kuri uyu mwanya yanditse ubutumwa burimo ubusaba imbabazi Perezida Kagame kubw'intege nke yemeye ko ashobora kuba yari yaragiye agaragaza, amwizeza ko yiteguye kwiga no kwikosora. Uyu mugabo wagiyeho avugaho andi makosa menshi kandi imbabazi nk'izi yazisabye muri Gicurasi 2020 ubwo umukuru w'igihugu yamuhagarikaga by'agateganyo ku nshingano za guverineri w'intara y'Amajyaruguru yari afite ngo abanze akorweho iperereza ku makosa yakekagwaho.
uyu mugabo yakomeje kugenda avugwaho byinshi kugeza uyu munsi. Reka dusubize inyuma turebe uko ikibazo cyari cyifashe. Ngo biravuga ko Gatabazi J.Marie Vianney wakoze ari muri guverineri y'abafunzwe aha ni mu mwaka w'2023. Amakuru yavugaga ko Gatabazi J.Marie Vianney wahoze ari minisitiri w'ubutegetsi bw'igihugu y'abafunze, uyu yigeze no kuba guverineri w'intara y'Amajyaruguru, ngo yaba ari mu rwego rw'igihugu rw'ubugenzacyaha RIB, Rwanda Investigation Bureau. N'amakuru yari yatangiye guhwihwiswa ku mbuga nkoranyambaga aha byari ku mugoroba wo ku itariki ya 2 Kanama 2023. Ntacyo urwego rw'igihugu rw'ubugenzacyaha rwari rwagatangaje kuri aya makuru, gusa byari byatangiye guhiswa ko nyuma y'uko uyu munyapolitiki yari yitabye umuhango wo kwimika umutware w'abakono ngo yabafunze. Mu by'ukuri birasa n'ibyo twatangaje uyu munsi, ndetse birasa neza hafi 100% kuko nta cyahindutse nta n'ikigeze cyiyongeraho usibye igihe gusa. Amakuru aravuga ko Gatabazi J.Marie Vianney wahoze ari minisitiri w'ubutegetsi bw'igihugu ndetse akaba na guverineri w'intara y'Amajyaruguru ngo yari ari mu maboko y'urwego rw'igihugu rw'ubugenzacyaha RIB, gusa nta kigeze gitangazwa koko niba uyu mugabo yaba arimo ari, gusa byakomeje kugaragara ko atagaragara mu ruhame. N'amakuru yatangiye guhwiswa ku mbuga nkoranyambaga aha byari ku mugoroba kwa kabiri ku itariki ya 2 Kanama 2023 nk'uko nari mbikubwiye. Ntacyo urwego rw'igihugu rw'ubugenzacyaha RIB rwari rwagatangaje na n'ubu, kandi Gatabazi J.Marie Vianney ayarekwaga gusaba imbabazi avuga ko yateshutse akagana imitekerereze ishingiye ku dutsiko aho gukurikiza umurongo w'igihugu wo gushimangira ubumwe bw'abanyarwanda ndetse na gahunda ya munyarwanda. Abinyujije ku rukuta rwe rwa Twitter yakoreshaga icyo gihe uru rwahindutse X, bimwe mu byo twagarukagaho aha nibwo yavuze ko atazongera kwijandika mu bikorwa biganisha ku gucamo ibice abanyarwanda. Byasaga n'ubutumwa bwe bwa nyuma kuri Twitter ndetse n'ibisezera ati murakoze nyakubahwa perezida wacu ku nama impanuro kudukebura mutwibutsa umurongo twahisemo nk'abanyarwanda wo kubaka igihugu gishingiye ku banyarwanda, tuyoboye n'intekerezo ya ndi umunyarwanda yasano muzi iduhuza twese. Ibi n'ubundi nibwo butumwa duheruka kubona ati imbabazi mwaduhaye tuzazubakiraho turwanye byimaze ikintu cyose cyashaka gusenya ubumwe bw'abanyarwanda kuko arizo mbabazi zacu. Tuzarinda kandi no gukebura uwo ari we wese washaka kujya mu mitekerereze ishingiye ku dutsiko. Tariki ya 18 Nyakanga 2023 umuryango wa FPR Inkotanyi wasohoye itangazo ryamagana igikorwa cyari cyahuje abantu bakimika umutware w'abakono, igaragaza ko bisubitse inyuma intambwe yatewe mu kubaka ubumwe bw'abanyarwanda. Umuhango wabereye mu murenge wa Kinigi aha byari mu karere ka Musanze ku itariki ya 9 Nyakanga 2023, aho bamwe mu bakomoka mu bwoko bw'abakono bari bahuriye hamwe bakimika umutware. Aha byavugaga ko abari bitabiriye iki gikorwa atari abakono bose muri rusange, ahubwo hari n'itsinda ry'abantu bamwe biganjemo abagogwe bari bafite inkomoko muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ariko banafite inkomoko mu bice bya Kinigi ahandi mu majyaruguru burengerazuba bw'igihugu ndetse n'ahandi yewe hagiye hatandukanye. Dukomeje ariko tugasa n'abasubiza amaso inyuma, Perezida Kagame hari icyo yari yavuze kuba mumenyesheje bwa mbere iby'iryo y'imikwa ry'umutware w'abakono ntandarumuzi yibura mu ruhame rya Gatabazi J.Marie Vianney. Perezida Paul Kagame kuwa gatanu ubwo yahuraga n'abavuga rikumvikana bo mu ntara y'Amajyaruguru nibwo yari yasobanuye ko yamenye neza ko habaye umuhango wo kwimika umutware w'abakono. Iyi ni inkuru yari yasohotse ku itariki 23 z'ukwa 8 2023 ku isaha 4:14 ku itariki ya 9 Nyakanga nibwo kandi mu Kinigi hari habiri umuhango wo kwizihiza wakazuza Justin aho yari yimitswe nk'umutware w'abakono. Mbere yuko yegura kuri izo nshingano mu minsi mike yari yakurikiyeho, uyu mugabo yari yeguye nyuma yuko ngo yaba we ndetse n'abarimo abayobozi bitabiriye iriya mihango bari bamaze iminsi botswe igitutu bijyanye no kuba ibyo bari bakoze byari byarafashwe nk'ikibangamira uburimwa muntu ndetse na gahunda ya ndi umunyarwanda. Perezida Kagame ubwo yaganiraga n'abavuga ari kumvikana basaga 700 bo mu ntara y'Amajyaruguru ndetse n'Iburengerazuba, yavuze ko yamenye iby'uriya muhango wo kwimika umutware w'abakono abibwiwe n'umugaba mukuru w'ingabo z'u Rwanda. Icyo gihe mukuru w'igihugu yari yavuze ko bitangira byari byatangiye yahamagaye kuri telefone na Lieutenant General Mubaraka Muganga amubwira ko hari abofisiye bo muri RDF yafunze kuko bari mu bintu bidasobanutse. Umwe muri abo basirikare bo ku rwego rwa Colonel ngo yari mu butumwa bw'akazi mu mahanga gusa biza kurangira abeshye agaruka mu gihugu rwihishwa kugira ngo aze muri ibi bikorwa. Perezida Kagame ubwo yasobanuzaga Lieutenant General Mubaraka Muganga ibyabari abasirikare bari bagiyemo ngo yamusobanuriye ko ni ibintu by'amoko ko bifite intera ndende mu by'ukuri. Icyo gihe ngo yaramusubije ati uwo mukoloneli wagize neza kumufunga
ni ariko mukurikirane mumenye ibirenze ibyo. Aha Perezida Kagame ngo yavuze kandi ko icyo gihe yabajije umugaba mukuru w'ingabo z'u Rwanda niba nyuma yo gufunga koloneli hari n'icyo yaba yakoreye abasivile bitabiriye iriya mihango, ndamusubiza mu mvugo yumvikanisha ko abasivile batari mu nshingano ze. Perezida Kagame wahise amwizeza ko agiye kumufasha iby'abasivile kuko yaba cyangwa abasirikare bose bari mu nshingano ze. Icyo gihe umukuru w'igihugu yahise ahamagara inzego zitandukanye kugira ngo amenye abari bitabiriye umuhango wo kwimika umutware w'abakono. Atungurwa no gusanga benshi muri bo ari abanyamuryango ba RPF Inkotanyi, harimo na Gatabazi J.Marie Vianney kugeza uyu munsi uri kwandika ko ngo yaba ari imbere y'amapingu cyangwa se ari imbere y'amaferabito. Umukuru w'igihugu avuga ko aba barimo Gatabazi J.Marie Vianney wahoze ari minisitiri w'ubutegetsi bw'igihugu na vice meya wa Musanze yabahamagaje mu rwego rwo kubaka ibisobanuro by'ibyo bari bagiyemo. Yavuze ko yabajije witwa Andrea Rucyanamuhwe wahoze ari vice meya wa Musanze ati ibi ni biki, undamusubiza ko ngo barambwiye ngo babitangiye uruhushya, nawe ati ninde wabitangiye uruhushya? Perezida Kagame yavuze ko bitumvikana ukuntu vice meya wakabaye ariwe watanze ruriya ruhushya atazi uwarutanze. Yavuze ko bo yababajije icyo bisigarana mu gihe buri bwoko bwose mu Rwanda bwaba bwiroze ugashyiraho umutwari wabwo. Perezida Kagame yavuze ko nyuma y'uriya muhango hakozwe icukumbura ryagaragaje ko imikorere mibi irimo nko kuba amasoko yose akomeye yaragendaga ahabwa Kazoza Justin wari wimitswe nk'umutware w'abakono kandi buryo butemewe n'amategeko. Kagame yavuze ko yiteguye guhangana n'uwo ari we wese uzabangamira ubumwe bw'Abanyarwanda.